ikaze turabashuje cyane tubashimira kuba mwarabanye natwe turashimira abantu bakoze subscribe kuri iyi channel ya Habijid Nduba TV. Ni ubufasha bukomeye cyane, ni inkunga ikomeye cyane twereka ko umunsi ku wundi mubana natwe. Tukaba tubashimiye rero kubw'ibyo. Burya umuntu akoze neza bagomba gushimirwa, ariko uyu munsi reka twongere twigarukire. Murabizi ko tubafitiye gahunda yo kubigisha indimi, ibintu bitandukanye, uburyo wakwiteza imbere, ama business wakora. Ngira ngo mwabonye nka video nashyizeho nimugoroba ivuga kuri business 10 z'abagaga ushobora gukora kabisa ukinjiza amafaranga yawe hari, kandi amafaranga afatika. Mwazibonye ukuntu zimeze. Niba utarazirebye wasimbuka ukajya kureba kuri iyi channel yacu ukarebaho video ivuga business 10 wakora kandi ufite amafaranga. Hari igihe umuntu afite amafaranga rwose ntabone ikintu yakoresha. Nta gutinda rero, uyu munsi reka twitangirire. Ngira ngo murabibona ko turimo turebana n'abantu barimo bireba muri miruware. Uyu munsi tukaba tuje kuganira, ese ni kuki, ni impamvu ki abantu bose baba bashaka kwireba muri miruware? Ni ikihe kibazo? Buri muntu wese ugasanga akamiruware kari hehe, umusore ugasanga akamiruware kari hehe. Ibyo bintu sinzi niba wajya kubyibazaho impamvu. Igihe cyose ugiye gufata urugendo, uvuye mu rugo, uritunganyije, urambaye, umaze kwambara, urasokoje, miruware yanjye irihe ndebe ko bimeze neza. Hari impamvu muri wowe wumva ushaka kureba muri miruware ngo wirebe ko umeze sawa. Ibi rero ntibigutangaze cyane, harimo ubwibone. Icyo ni icya mbere. Wari ubizi neza ko kugira ngo umuntu arebe muri miruware ari ukubera bayifitemo ubwibone. Aragira ngo arebe ko ari mwiza, uyu munsi ari buze kugaragara neza ku kazi, uyu munsi ari buze kuba agiye agaragara neza mu modoka, aho agiye mu birori, he hose. Arashaka kugira ngo agaragare neza. Ndashaka kugira ngo uyu munsi wa none mpuze impamvu abantu bareba muri miruwari n'ubwibone. Hari impamvu kuki umusaza arimo areba muri miruwari akandi arashaje, umukecuru arashaje ariko arimo arareba muri miruwari. Ni ukubera ko muri kamere ya kimuntu harimo gushaka ungaragare neza, mbe smart, abantu bambone ko nkaze, mberewe, icyo nambaye kimbereye. Niba nambaye iherena ndi umukobwa babone ko rimbereye, niba nakubisemo rinete ndi umusore ndaba meze nte, ndaba ndi bogari, ndaba ndyoshye bana naka. Rero uyu munsi iki kiganiro kitubwira kuri miruwari. Hari ikintu twashatse kuvuga cy'ubwibone. Kuki abantu avuka afite ubwibone, akana gato karashaka kureba muri miruwari ngo kare ko gasa neza, umuntu mukuru arashaka kureba muri miruwari ngo arebe ko asa neza, none umugabo arashaje ariko urimo arashaka kureba muri miruwari ngo arebe ko usa neza. Ibi bintu bihura n'urukundo, bihura no gushaka igikundiro, kugira ngo ugende bifitiye icyizere, ubizi ko uri nta makemwa. Muri kamere ya kimuntu habamo ikintu cyo gushaka kugaragara neza igihe cyose. Ese ujye ubitekerezaho impamvu? Ni ukubera ko niko turemye, iyo niyo kamere yacu. Ngaragare neza, ndi umuhanga cyane kurusha abandi, ndi intwari kurusha abandi, ikintu cyose ndusha abandi. Niyo mpamvu umuntu ufite isura atitaye ko wenda ari na mubi, uko abanza mbere na mbere akiyakira, uko yaba ari kose akiyakira, yamara kwiyakira ubundi akajya yireba uko ari. Ndacyagaragara uko nguko ndi, kandi akumva ko arenze bya hatari, akumva ko arenze kumwe bimwe bitabaho. Ngira ngo mujya mubibona rero ko iki ari nk'icyorezo. Gusa si icyorezo gisanzwe cyangwa se kidasanzwe, ni ibintu biri muri kamere. Ndashaka kugaragara neza, abantu bambone neza. Ni ukubera ko muri kamere yacu tuvuka dushaka gutsinda, guhora turi imbere y'abandi. Rero ntibizongere kugutangaza nufata akamiruwari ukareba. Jya wibuka ko hano kuri Habijid Nduba TV twakoze ikiganiro kivuga ko burya kwireba ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu avukana ubwibone. Umuntu avukana ubwibone twabyita ngo ni ubwirasi, akineneko. Wakunda abantu bajya babivuga, bari abantu mujya mubyumva babivuga ngo ni akineneko. Buriya iyo koko umaze gukura, ugeze mu myaka, utangiye kuba wagaragara neza, hari icyo wifuza urukundo. Buriya akenshi na kenshi tuba tugira ngo tubone urukundo. Birajyana, ibyo bintu birajyana, kwigaragaza neza.
rero ntuzabone umukecuru yireba ngo ubone umusaza yireba ngo ubigire ikibazo mu bitinde wumve ko ari ikibazo kirenze, oya nta byatse, ahubwo buriya muri kamere yacu ya kimuntu tuba dushaka kwibona, kwigaragaza neza nk'abantu barenze nyine dukaze. Rero ntubigireho ikibazo nongera kubibona kona akana kakiri gato karashaka mpereza mirwara nanjye nirebe mu gihe gusenga, mpereza mirwara nanjye nirebe kagiye ku ishuri kagasokoza gahita kajya muri miruwari, biriya ntibizagutungure cyane, ni ikibazo cy'ubwibone tuvukana mu mitima yacu cyo gushaka kwigaragaza nk'abantu barenze bibitangaza. Igihe cyose ntabwo ushobora gutuma abantu baguseka, kandi urabizi muri kamere ya kimuntu harimo n'abasekana, abo ni babandi batuma n'ubundi dukeneye kwireba buri munsi kugira ngo bataducishamo ijisho, kugira ngo batatunyuzamo ijisho. Ibyo rero bimwe mu bigaragaza neza ko muri kamere ya kimuntu harimo ubwibone burenze cyane. Turabashimira cyane abantu bakoze subscribe kuri iyi channel ya Habi G Nduba TV, turabashimira cyane kabisa, muri abantu b'abagabo, turakuba maze kugeraho nubwo batari abenshi, ariko mukomeze.